gusa n'abana mweretse ko ariko ashatse yakwikorera nk'ibyo ngibyo. Mwabyemereye iki? Mwemeraga muhabonaga abantu bari hano babibonaga, ubona minisitiri akora ibyo bintu mu public, mugaceceka ntimugire uwo mubwira kugeza igihe kubise umwana akamugarika hasi, umwana uri ku kazi ke. Ubwo mwumva muri bantu ki niba mudafite imico mibi? Naho bibereye ku bantu bamwe birasanzwe. Minisita afite uburenganzira bwo gukora ibintu nk'ibyo, wamugira uti ngo kugeza igihe zabimenyera akaba ariyo ukurikirana nkabwira Prime Minister, ariko Prime Minister wabyumvise ibi ngibi? Ati nabyumvise. Minister wa Justice wabyumvise? Abandi hanyuma byagenze gute? Kuri ibyo ubundi twakomeza kubera ko wabikoze ari minisitiri, ufite uburenganzira. Minisitiri ntawe umukoraho. No kunabitindaho kuko nta n'agaciro bifite kubitindaho. Undi Minister of State wa Education ninde? Nyakazi aragiye, Minister w'uburezi, ngo hariho ibintu barankinga amashuri, barushanya amashuri bakayaha urutonde ukuntu arutana mu mikorere. Abayobozi b'ishuri bajya kureba Munyakazi baramubwira batari ku ishuri ryacu ryari ryabaye mu ya nyuma, mu mashuri 120 ryari hejuru y'100. Aragenda abwira abakuru b'amashuri, bagenda babwira minisitiri batari ku tworohereze ishuri ryacu ribe mu ya mbere kandi turanaguhemba. Arabikora, arabihindura mu ishuri ryari rya nyuma arishyira mu ya mbere, bamuha amafaranga muzira n'ubusa, amafaranga 500 by'amanyarwanda. Ubundi n'uwayaguhera ubusa nta cyiza wakoze wayanga kuko nta kirimo, ariko kubera ko ubwo ni urwego rwanyu, niko mungana, niko mumeze. Imico mibi ibatesha agaciro, mugahabwa 500 y'amanyarwanda, mukaba mwakwica umuntu cyangwa mwakwica abantu cyangwa mwakwica igihugu. 500 iyo abantu bameze batyo nyine birumvikana uko mumeze. Babwira ntabwo ari inkuru, ntabwo ari kuko nawe yaje kubyemera, kuko yabyemeye, ariko kubera ko hari ibimenyetso adashobora guhakana, bamufatiye mu cyuho, ntabwo babona uko bahakana. Mbwira ukuntu uwo minisita yicara mu bantu, mukaba mwicaye muri aho, ushobora gukora ibintu nk'ibyo. Ubwo nawe niyo mbyihoreraga, nta nubwo twari kuza hano nk'uko duhari ngo hagire umbaza. Ariko President ati ibintu twumvise uyu muntu yicaye akora iki? Nta n'umwe wajyaga kumbaza muri mwebwe, kubera ko ntacyo bitwaye kuri mwe.
ntamwirukana yakuza akaba yicaye hano mukicarana nawe nka minisita mubizi. It's okay, it's normal. Ushaka ikibi turimo gituma nabiye bidashoboka cyangwa ibintu bigenda nabi uko bigenda naho bihera. Undi ninde abanyabyaha banyibagira vuba nta n'ubwibuka. Undi ninde Minisita wa Health Diana Gashumba. Ibi mbabwira nkavuga ikintu kimwe kuri Vode, nkavuga ikindi kuri Munyakazi, ngiye kuvuga ikindi wenda kimwe kuri Diana Gashumba. Ntabwo ari ikintu kimwe, ntabwo ari rimwe, ni inshuro nyinshi bibaye. Umuntu agahendahenda kinginga kibutsa kenshi umwaka ugashira undi ukaza. Ejo bundi ikintu rero ibyaha ni byinshi, kubeshya ukabeshya no ku kintu gifite ingaruka ku gihugu, ku buzima bw'abantu, kwanga ukabeshya. Maze kubera kubamenyera, kubera ko mbazi, mbabwira icyo kibazo cya Gashumba uko cyabaye. Sinzi ukuntu byanjemo mu gitondo mbyutse telefona bamwe mu bayobozi ndetse bijya no kwa Prime Minister, navuga ariko izi ndwara ibi bintu biriho iriya virus iri mu Bushinwa, coronavirus, ndavuga nti by the way tugiye kujya mu mwiherero turi benshi, turi mu cyumba kimwe, turuzuranye, turasabana. Ndavuga ntari ko buriya twese badupimye tujya kujyayo tukajyayo tuzi ko tumeze neza. Ntimubwire Minisita wa Health twese abagiye kujya mu mwiherero Gabiro badupime bampere icyo no ku bandi without exception. Ariko hari hamaze iminsi bambwira ko twiteguye, aho twamenyera ko hari yatugezemo ibintu byose biri ready to go. Hanyuma hagaruka message ivuga ngo ariko ngo urareba ngo ntabwo ari ngombwa twagenda, nukuvuga ngo dushobora no gufashwa n'amashengesho tukigendera, tukabisengera gusa tukagenda. Umuntu yabwiye ndaramubwira atari ko ati usibye ko aramubwira ngo bafite kits ibyangombwa byo gukoresha ngo bishobora guhaza abantu 3,500. Ubwo nituvanamo 400 tugiye kujya mu mwiherero, turaba tubigabanyije cyane. Icyo nicyo gisubizo cya mbere. Umuntu aramubwira ati iby'iyo mibare ntabwo mbizi, ariko njyewe naguhaye n'ubutumwa
kandi ubutumwa buvuye kwa perezida ni na instructions. Ati ibyo bindi by'imibare uvuga ngo ntabwo uri butange 400 kubera ko ufite 3,500 ugura buvanyeho byinshi. Ati ibyo ngibyo telefone perezida bimwibwirije. Ngo birakomeza, ariko muri abantu babiri ubwo natumye natumye kuri minisitiri n'iki nari navuze mbwira uwo muntu ndamubwira nti ubwire naba n'akanaka b'inzego zitandukanye harimo n'iz'umutekano. Hanyuma abantu mu nzego z'umutekano umwe niwe wahisemo kohereza abantu bajya muri minisitiri ubwayo, muri minisitiri ya health, kujya kumenya uko tunifashe, hataza kuba harimo ngira ngo abo ngabo dukorana nabo bamaze kumenyera ko iteka urakurikirana basubiramo ukabaza bwa kabiri bwa gatatu, kuko ibyo abantu bakubwira bwa mbere kugira ngo bizaba ari byo ugomba gukurikiranira hafi. Ageze muri minisiteri w'umutekano babazije abantu babikoramo baravuga batari ko nta n'ibyo dufite ibintu bishobora gukora ku bantu 95 gusa. Ibyo muvuga ni ibiki? Ubwo ariko ubwo ariho bibwirwa abashinzwe umutekano, ubwo hagati ya minisita na director wa cabinet official baraho baroherezanya za message, birahari gusa niko ntibihagije, ibindi biraza mu gitondo, ibintu biraho bifite aho bihuriye n'ibintu dufite. Hanyuma maze kubona iyo report ivuye mu bantu b'umutekano, ndongera nyohereza muri Ministry of Health, ariko ko abantu bambwiye ngo nubwo muvuga ibintu bishobora gukora ku bantu 3,500, ko bambwiye ngo mu by'ukuri hari iby'abantu 95 nibyo. ngo nibyo. Ibi bindi se mwambwiraga mwantumagaho mwagiye mu mibare muvuga ngo abantu 400 biraba bigabanyije, ubundi na 400 ntabwo mwabashobora kubakoraho kuko mufite 95 ibikora ku bantu 95 gusa. Niko bimeze. Ariko ubwo byatwaye umwanya back and forth, ibinyoma byuzuyemo ntibigira uko bingana. Ukuri kuza kuba ko ibihari iby'abantu 95 gusa. As a minister bite nibyo ndabyumva nabi cyangwa hari ukubeshyera cyangwa hari iki? Ngo ni 95 ngo rareba agatangira noneho inkuru ndende zisobanura ibyabanje kuza, impamvu twumvise nabi, byagenze gute. Ndavuga mwebwe abayobozi, mwebwe mudashobora no kuvuga ukuri, mudashobora kuvuga ukuri, ikibazo ibibazo dufite byakemuka gute? Ukuri ni wowe ugufiteho uburenganzira, ntabwo ari undi muntu. Ni wowe uzi ibyo uzi, ni wowe uzi ibyo utazi, hanyuma ni nawe
guhitamo kubeshya kubera ko ibyo utazi ukwiye kubimenya ukavuga uti hari ibyo ntazi ntabwo ndi bujye kubeshya ngo ndabizi ibyo nzi nabyo ndabivuga uko bimeze ntabwo najya guhimba nzi ibintu ngo mvuge ibindi bitari ibyo nzi ubwo amaherezo araza kuba yaherera mu myaka 17 mu nshuro 17 inshuro 17 umwaka ku wundi tuje hano tuganira inshingano zacu dufitiye igihugu ibyo dukwiye kuba dukora n'ibiki hari ubwo tudasubiramo ibi bintu by'imyitwarire hari na rimwe tubuzwa n'iki Minister wa Defense na Minister w'umutekano wowe ari na Minister Nyamvumba n'abandi hari kesi ihari muza kunsubiza iyi minsi namwe ndizera ko mutari mu nzira mugenda murayizi kandi nayo irimo na Minister wa Health urabizi ibintu bijyanye na hospitals urabizi Patrick urabizi yes namwe muraza kujya byo musubiza ubu uyu munsi wagiye kugera ntabwo nari nzi kuri bugere vuba ko nawe ushakaga kandi ubu turi mu season aho wumva ashaka guhangana n'ibibazo nk'ibi ngibi kubera ko hashize imyaka umuntu aravuga asubiramo ibintu mwangiza ni iby'abanyarwanda ni iby'u Rwanda ntabwo ari ibyanyu abantu bakora ibintu ku giti cyabo bibareba ku giti cyabo ibyo ntabwo bindeba nta nubwo mbikurikirana uko buri wese hano yakwipfusha ubusa akagenda akikora ibyo yishakira bimureba ku giti cye ibyo rwose nta uzansanga naje kubaza umuntu ibimureba ku giti cye ibyawe biri private ntabwo mbijyamo ntabwo nza kubaza ibyabaye mu rugo rwawe ibyabaye kureba cyangwa aho wubahawe uko wifata ubana nawe ukunda uwo wanga ibyo birakureba ntawe njya mbibaza na rimwe nta n'uwo mbijyamo ariko ibintu bijyanye n'igihugu ibintu bijyanye na public na citizens of this country ibyo byo rwose I promise you turabipfa there is no question about it turabipfa turaza kubipfa wenda imico myiza nagize nkabyereka mukaguma iraza kugabanuka irashira kandi niba muri n'intwari erega mujye muza mubwire n'umuntu mutari kurabizi inshingano twari dufite igihugu cyacu zaturambiye ziratubuza kwikorera ibyo dushaka kwikorera ku giti cyacu ngo dusezeraneho neza kuki ibyo byagorana kuki bigorana
dushobora gutandukana neza kuvuga uti jyewe ndashaka kwikorera ibyanjye nubwo hari ibyo ushobora kwita ni ibyawe ariko bitureba twese ntabwo wava no mu gukorera leta gukorera abanyagihugu bacu ngo nurangiza ujya hanze mu byo ukora habemo guhungabanya umutekano w'abanyarwanda ngo uvuge ngo ni ibyawe ntabwo ari ibyawe ntabwo ari ibyawe ikibazo cya mbere rero mufite ni aho ngaho kiri uraba uri muri minisiteri ukibwira ko ari iyawe ukayita iyawe uraba uri mu rwego runaka ukarwita urwawe ntabwo ari urwawe ntabwo ari urwawe John Rwangombwa Central Bank ntabwo ari iya Rwangombwa absolutely not Yvonne Rwandair buriya ushobora kumva ko ari iyawe no Francis buriya minerals zo mu Rwanda wumva ari izawe buriya ushobora kugabira uwo ushaka ukima uwo ushaka ntabwo ari byo ntabwo ari byo usinge justice uyiha uwo ushaka n'iyawe ahakorwa justice urahitamo ahandi ukayihorera sinzi impamvu birinze kugera iki gihe abantu batabyumva ariko barabyumva murabyumva ariko mufite ikindi kintu kibakurura nayo icyo ari cyo kigatuma aho muzi mudakwiriye kugana ariho mugana ari byo iki kintu cyo gihoraho kandi cyuko iyo ntabimenye iyo ntakurikiranye ngo mbaze ngo ariko hagenze gute mwese buri kintu cyose ibyo mudashaka kumenya mukavuga ko mutari mubizi ibyo mwari buri kintu cyose shaka ubu local administration muyikora uko wishakiye cyangwa uko abishatse niko bigenda ntabwo ari byo kandi murabizi ko atari byo Gatabazi uriya ntara y'amajyaruguru ni Gatabazi ubu rero urica ugakiza ubu turinde kubirwaniramo ubu umuntu arinde kurwana n'abantu kubabwira ngo ibiga ntabwo ari ibyawe ni iby'igihugu ni iby'u Rwanda ibyawe ntawe uzabifata kuki ufata ku by'abandi ntawe ugusanga mu nzu yawe ngo akubwira ngo uva muri iyi nzu turayishaka inzu yawe hari ufite uburenganzira bwo gusanga mu nzu yawe akayikuvanamo akubwira ngo iyi nzu ndayishaka kuki mwebwe mwajya mu by'abandi mukabikoresha icyo mushaka ni ukubera iki igituma tudakora iyi mitekerereze nongere mbere kindi muri iyi minsi tunyuzemo 18 2018 19 habayemo ibintu byiza pe yewe uko myiza iyi myaka 18 19 u Rwanda rwagezemo amahirwe ndetse 19 kurusha 18 ndizera ko 2020
uzanarushaho